Mu busanzwe igifu mu gukora akazi ko gucagagura ibiryo nyuma yo kuva mu kanwa, mu byo cyifasha gikora akazi harimo acide zigiye zitandukanye, by'umwihariko acide hydrochlorique n'izindi zose zigira uruhare mu igogorwa, by'umwihariko mu gucagagura ibiryo byiganjemo intungamubiri zinyuranye zirimo nk'ibinyamavuta, poroteyine n'ibindi. Ibi nk'aho bidahagije, iyi acide ikora nk'umurinzi maze igakura mu nzira udukoko twaba tuzanye n'ibiryo. Mu busanzwe igifu cyacu gifite icyo twakwita nk'umufuniko ugifunga ugatuma ibiryo bimanutse mu nzira z'umuhogo bitabasha gusubira inyuma. Iki turi kwita nk'umufuniko abenshi bakizi nka esophageal sphincter mu rurimi rw'icyongereza. Ese ubwo uribuka ko ibiryo bigeze mu gifu bihita bisanganirwa na acide? Yego, nibyo bimenye neza ko uyu mufuniko urinda acide ndetse n'ibyo twariye ko bidasubira inyuma. Ariko uyu mufuniko yoroheje cyane cyangwa ufite intege nke nk'uko bigenda ku bantu batandukanye, cyane cyane kenshi ku bagore batwite. Ibyo twariye ndetse na acide bishobora kuzamuka bigatera ubushye mu gatuza, kugarura ibintu bisharira cyane ndetse n'ibindi. Umuntu uri kuzana ibimenyetso nk'ibi akenshi nibyo twita ikirungurira cyangwa se gastroesophageal reflux disease cyangwa se heartburn mu ndimi z'amahanga. Nubwo nazi ibyo utekereje, ariko ushobora kuba wibashije uti ese ibimenyetso by'iyi ndwara ni ibihe nyirizina? Iyi ndwara y'ikirungurira iterwa n'iki? Kubera iki kibazo ahanini kiboneka mu bagore batwite? Ni ibiki ugomba gukora cyangwa se kwirinda mu gihe uhuye n'iki kibazo? Gusa ukigera hano mu kiganiro Tugane Siyansi ugezweho nanjye Steven C20, iturize ubundi unisi iminota mike ishoboka, ubundi tubikuremo urujijo twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo byinshi bitandukanye birimo nka American College of Gastroenterology, Mayo Clinic, National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease, Cleveland Clinic, Medical News Today, ndetse tutibagiwe n'ibitabo byinshi bigiye bitandukanye byifashishijwe. Nibutse ko ngira kubagezaho ikiganiro ni Steven C20. Iyi ni Tugane Siyansi. Bye guys. Ikirungurira nyine ni indwara hari navuga ko yaba isa n'ituruka nko ku nzoka ziba zigize zirenze umuntu, ariko noneho waba urwara n'igifu kirazamuka. Hakaba n'igihe urwara ikirungurira bitewe n'ibiryo wariye nk'ubugari se cyangwa ibijumba, biterwa n'ikintu igifu cyawe kiba cyanga. Ubwo rero icyo gihe nyine ikirungurira kikazamuka. Narakirwaye kikazamuka nyine kizana ibifuro, ugaciragura nyine ibicandwe by'urwunyunyu, ibicandwe bizamuka nyine ukumva mbese urababara gutya mu matwi. Ukuntu ikirungurira rero cyiza iyo uriye nabi cyane, iyo uriye nk'ibijumba cyangwa ibijumba ko mbese kizirana n'ibiryo bibi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo bikomeye bifite aho bihuriye n'ubuvuzi nk'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe ibijyanye n'ibibazo byo mu nda, American College of Gastroenterology, byerekana ko hafi 20% by'abaturage batuye iyi si bahura n'ikibazo cy'ikirungurira cyangwa se gastroesophageal reflux disease. Iyi ndwara iterwa n'uko umufuniko w'umuhogo twabonye haruguru ushinzwe guhagarika acide yo mu gifu kugira ngo idasubira inyuma uba udakora neza. Ibi byagaragaye mu bushakashatsi bwakozwe hifashishijwe isuzuma rinonosoye ry'ibimenyetso n'ibipimo byafashe mu myaka 10 ishize, ndetse bigaragaza ko ikirungurira ari ikibazo gikomeye kandi kigaragara ku bantu benshi hirya no hino ku isi. Mu kwikubitiro, ubushakashatsi bwagaragaje ko impamvu nyamukuru zitera ikirungurira harimo by'umwihariko uyu mukayi udakora neza. Iyi mikayi igize umufuniko w'igifu cyangwa se esophageal sphincter nk'uko twabibonye, akenshi byagaragaye ko iba gifite imbaraga zo gufungirana ibirimo imbere, bityo bikaba byashobora gutuma ibirimo ndetse na acide bizamuka bikagera mu muhogo yewe no mu kanwa. Ikirungurira giterwa nuko akugi kari hagati y'igifu n'umuhogo kaba kadafite imbaraga, noneho bigatuma ibintu biri mu gifu bizamuka. Byazamuka kubera ko umuhogo utaremewe kubana na acide ingana gutyo, bikahatwika. Gusa ibi nanone bishobora guterwa n'ibi bikurikira. Icya mbere ni hiatal hernia. Iki kikaba ikibazo kibaho mu gihe igice cy'amajyaruguru cy'igifu gisa n'ikizamutse kigaca mu gice twita diaphragm, bityo bikabangamira wa mufuniko w'igifu. Ugize ngo nibi gusa? Oya, umubyibuho ukabije, itabi, kurya ibiryo birimo acide nyinshi harimo n'urusenda, amavuta menshi, ibinyobwa birimo ikawa, kafeyine, cyangwa kuryama ku kanya nyuma yo kurya bishobora kongera ibyago byo kubahura n'ikibazo cy'indwara y'ikirungurira. Aho niba utemeranya nanjye uze kwandika muri komenti ubundi nkwereke ibihano. Gusa izindi mpamvu zishobora kuba intandaro y'iki kibazo harimo no gutinda kw'ibiryo mu gifu n'umunaniro ukabije, impinduka z'imisemburo mu gihe cyo gutwita. Utigute mu gihe cyo gutwita rero, ikibazo cy'indwara y'ikirungurira gikunze kuboneka mu bagore batwite. Yego, kandi uraza kubyemera. Ku ikubitiro mu gihe cyo gutwita, imisemburo itandukanye yiganjemo progesterone, by'umwihariko uyu musemburo ukaba ukorwa n'ingobyi y'umwana mu turerantanga. Mu busanzwe iyi progesterone ni umusemburo ukorwa n'udusabo tw'intangangore cyangwa se ovaries, cyane cyane mu gihe cy'imihango cyangwa igihe umugore atwite. Uyu musemburo
ugira uruhare runini mu kubungabunga ubuzima bw'umugore mu gihe atwite, aho ugamije gutegura ndetse no guhaza umwana uri mu nda ndetse no kubungabunga inda y'umwana uri mu nda kugira ngo umwana akurire ahantu hizewe kandi hatuje. Ariko kandi uyu musemburo progesterone ugenda ugira ingaruka ku mikaya imwe n'imwe y'umubiri. Urugero, ishobora koroshya imikaya y'umufuniko y'umuhogo wo hepfo esophageal sphincter, bityo bikaba byakongera ibyago byo kugira ikirungurira kubera ko aside ishobora gusubira mu muhogo aho kuguma mu gifu. Ikintu utakwirengagiza ku mugore utwite gishobora gutera ikirungurira ni uko iyo umwana ari mu nda agenda akura uko bwije n'uko bukeye, bityo igitutu cy'inda ya nyababyeyi kikagenda gisunika igifu. Ibi bikaba byateza ibyago byo kuzamuka kwa aside isubira hejuru. Umugore utwite kandi bya bindi bimwe twabonye haruguru birimo ibiryo birimo aside nyinshi nk'ikawa, urusenda cyangwa indimu, umubyibuho ukabije n'ibindi, n'ubundi nabyo ntibijya ku ruhande yakabitera, ahubwo nabyo bikomeza kongera ibyago byo kugira ikibazo cy'ikirungurira. Niba ubisobanukiwe neza, nyemera twigire ku yindi paje maze turebere hamwe ibimenyetso by'indwara y'ikirungurira. Bimwe mu byo wamenya ku bantu bafite ikirungurira kenshi bagaragaza ibimenyetso bikurikira. Ku ikubitiro, umuntu ufite iki kibazo yumva ubushye bukabije ahagana mu gatuza, ariko cyane cyane nyuma yo kurya cyangwa iyo aryamye. Kubabara mu gice cyo hejuru cy'igifu bikaba byajyana no kumva igifu gisa naho cyuzuye nyamara wenda wariye mu buryo buringaniye. Iki kibazo kandi gitera kugarura uruzi cyangwa se amatembabuzi atari ibintungamubiri mu muhogo cyangwa mu kanwa, bikajyana n'uburyo bwo kumva ubusharire bukabije cyane. Umuntu urwaye ikirungurira kandi uretse kuba yababara mu muhogo, ushobora kugendana no gutuguramwo imbere kubera aside yenda ihangiza. Uyu muntu kandi ufite iki kibazo agorwa no kumera neza kubera ko umuhogo uba warangiritse. Iyo ibi bikomeje kandi ashobora kujya yumva kokerwa guhoraho mu muhogo, cyane cyane nyuma yo gufata amafunguro yiganjemo aside nyinshi cyangwa amavuta menshi. Reka nizere ko nawe utifuza kuboneka muri ba bandi 20% bahura n'ikibazo kuko wiboneye ko ari indwara mbi cyane. Niba tubyumva kimwe, reka duhindure paje maze twirebere inama zagufasha mu kwirinda cyangwa se inama zagufasha guhangana n'ikibazo cy'ikirungurira, ariko cyane cyane by'umwihariko ku bagore batwite. Gira umuco wo kurya amafunguro mato mato, muri make fata ibiryo bike bike inshuro nyinshi ku munsi aho kurya byinshi icyarimwe, bityo bizorohereza igifu cyawe bikirinde kuremererwa. Ikindi, gerageza kwirinda kuryama igifu kitarashwanyaguza neza ibyo wariye cyangwa ugihaguruka ku meza ako kanya. Niba bishoboka, tegereza nibura isaha imwe mbere yo kuryama, bityo bikugabanyiriza ibyago byo kuzamuka kwa aside cyangwa se ikirungurira muri rusange. Niba usoje kurya nyuma y'iminota nka 30 nibura, nywa amazi. Ibi bizakugabanyiriza ingano ya aside mu gifu cyawe maze ubuteye imwe mu ntambwe zagufasha mu kujya kure y'ibyago by'ikirungurira. Ikindi ugomba kwitaho, irinda ibiribwa bikurura aside nyinshi mu gifu cyawe nk'ibirungo bikaze, ibikomoka ku nyenyeri dusangamo malic acid, amacunga n'indimu dusangamo citric acid, imyembe n'ibindi nk'ibyo, kuko bishobora kuzamura ibyago byo kugira ikirungurira. Ahubwo irinde watermelon, imineke, isombe n'ibindi nk'ibyo, ibyo bizwiho kugabanya aside mu gifu. Niba bishoboka, wirinde ibinyobwa birimo kafeyine, kawa n'ibindi nk'ibyo. Gusa niba nanone ushaka kwirinda ikibazo cy'ikirungurira, gerageza kurya ibiryo bidashyushye cyane kandi wirinde ibirimo urusenda rwinshi. Irinde kwambara imyenda iguhambiriye cyane cyane ku gice cyo ku nda, kuko ishobora gushyira igitutu ku gifu bikazamura ibyago byo kurwara ikirungurira. Gusa ikintu utarenze ingohe ni uko iyo umuntu afite ibiro byinshi cyane, umubiri wawe utera igitutu gikomeye ku gifu, bityo bikongera ibyago byo kuba wahura n'ikibazo cy'ikirungurira. Nawe wabyumva kugabanya ibiro byakurinda ibi byago. Irinde gufata imiti utandikiwe na muganga, harimo nk'imiti imenyerewe mu kugabanya ububabare nka aspirine ndetse n'indi yose biri kumwe muri iki cyiciro izwi nka non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Si iyi miti gusa kuko hari n'indi miti igiye itandukanye ishobora kuzamurira aside mu gifu cyangwa se ikaba yakoroshya imikaya yo ku mufuniko w'igifu. Iyi miti yose ishobora gutuma aside mu gifu yiyongera, ikaba yanazamuka cyangwa se ikangiza igifu cyawe. Gerageza gukora imyitozo yo kwiruhura nk'izoroheje zirimo yoga, meditation ndetse n'indi myitozo yose yagufasha kugabanya stress, kuko stress nyinshi nazo zishobora gutuma aside ikorwa mu buryo budasanzwe mu gifu cyawe. Mu gihe ubona ugize ibimenyetso twabonye haruguru, cyangwa se ukaba usanzwe ufite ibibazo byo kurwara ikirungurira, ukabona ibituvuze haruguru ntacyo biri kugufasha, ni ngombwa kujya kwa muganga ku bundi bufasha bwimbitse, bakaba baguha imiti irimo no kugabanya aside n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bitewe n'uburyo bagusuzumye. Indwara y'ikirungurira cyangwa se gastroesophageal reflux disease, mu yandi magambo bita heartburn, nk'uko twabibonye ni ikibazo gihangayikishije benshi, ariko cyane cyane ku bagore batwite. Se koko iyi ndwara y'ikirungurira hari amahirwe yo kuba yavurwa burundu kandi igakira?
naho dusoreje ahangaha ikiganiro tugane siyansi cy'uyu munsi. Reka ubutaha tuzahora tuvuga byinshi mukeneye kumenya kuri iyi ndwara ndetse n'ibindi biganiro byose tubagezaho muri tugane siyansi. Naho njye ukibagezaho ndi Steven 620. Ukeneye ibindi biganiro nk'ibi dusure ku rubuga rwacu rwa YouTube wandikemo ijambo tugane siyansi. Ku bindi bibazo cyangwa se ibitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira kuri WhatsApp 0799 355 1721 cyangwa se ukatwandikira muri comment. Tuzasubire.